uragira ahantu hari inzira imanuka urayimanukamo giye mu gikari cyangwa kuza kumfasha witwaje kamera nk'agakarito k'amata ngo ubone ko ngo abantu bose babone ko wamfashije bambonye kunze ba Kigali News rero buretse gato nizere ko nta kamera wazanye nizere ko nta kamera wazanye uranyumva bava suza ari abantu suhuza turasere amari turasere ntabwo ngenda gutya muri ibiganiro ariko ujye ubabara ujye umfasha no kwigira kazo urashaka hoya mureke bari bafite ibyuma rero ntabwo rero kugira ngo bamupfutse ubuzima ngo ni telefone we n'amafaranga niyo mpamvu bashije ukwezi ntarishyura nyir'ibyondo tugaserera amapiriyave ikarangira ntarambona amafaranga yo kwishyura nyine ubuzima ufite hano cyangwa igihe ufite hano cyo kuba uhari n'igihe kingana iki uzahava byagenze bamaye iminsi mikeya hano se gusaza data nimushaka kuzazamo namwe twagufataga amajwi aragushutse yese nyamusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu kigo gitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Ceketu Ishyaka manager umugabo udakina n'abana ukina n'abanyina gusa bajya batandukanye mu bice bigiye bitandukanye twaje gusenya inkuta zano gusenyuka twaje gutanga isanamitima ku badukurikiye ni Kigali News 150 umeze mute aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye kimara kumara muri ya mihanda ni yayindi nakoreyemo byinshi bigiye bitandukanye muri video zisaga miliyoni sibyo nakoreye muri no mihanda ya Kigali cyangwa mu bice bigiye bitandukanye nibyo nkomeje gukora nta kintu kituzanye hano nyuma yuko Fani yibarutse akabyara akaba ari kumwe n'umwana ameze neza we na Blaze na refresh kuri umunsi dufite amakuru ko yaratuye yimutse yabaga hano mu cyumbati yavuye muri santimetero cyo muri metero zirenga ibihumbi n'ibihumbi yongera aza gutura hafi yaratuye ariko nta bundi ntazini mpamvu zahatuye nuko aho yabaga yabuze amafaranga yo kwishyura inzu akaza gucumbika ku muturanyi we cyangwa ku muntu wajyaga umubona ku ma YouTube agiye atandukanye turimo turamanuka tujye ahantu aba izi gahunda zose ndazifite kandi nzizi neza n'ahantu atuye gahunda zose nzifite neza ku murongo surprise niyo ngiye kujya gute niyo ngiye kumukorera kugira ngo mugereho namwe mwajyaga mubona ariko mu kamera yicaye ameze ukuntu biyo utandukanye ese koko Fani yarabyaye ari nkumbe kurwana nawe iyo mutunguye gutyo tu ni ingumi ku ngumi mwayo yo mugomba gukora ni subscribe like share na comment icyo bita igifunsi kijya kubuza ubu cameraman muri ka kazi ugomba gukora ujya kure yanjye kuko ruba hafi kamera ahora n'ibibazo nimuhara hepfo uburetse ko garura kamera hano nagazi neza ko mari yengeye gucamo hano hariya nawe atega iki watega kamera kibyo gukora noneho kanza nkoresha telefone yanjye ufata amajwi koko nabona mikoro turagurukana ndetse gatoya muri tayari kurya show ya gukoresha icyo bita phone mama uraho ngwino nsuhuza nyine ngwino nsuhuza ko rukanga se nakora furamani ndabyica atuma bamvumbura ariko nimutagura kandi ntabwo mbyemera ngo nguramwe amakoma ngwino nsuhuza ariko ngwino kamera mariko shaje nko gusura nanjye uzajya unyirukanga nsubira inyuma tugiye gukina ikinamico ndaba Kigali News nitanga hari umumama mbonye ngo uramwe amafaranga ndabyica kamera mu bantu ngi haruguru ra muntu kamera namaje kubona imara furimye tubibutse ko ahantu ari hacumbitse ariko yahisha amakuru ariko ejo bundi muzamubona ariko kimwe amakuru yicaye
na fresheri n'ibiti babayeho bute b'abasitari bandi babayeho mu buzima bwa danje. uragira ahantu hari inzira imanuka urayimanukamo Igiye mu gikari kanamwe cyarahirye tambikira kuri iyo foto cyamo inyuma ingumi zigiye kuvuza ubu mu gashyamba rero uza mu gashyamba urahita urarenga ahantu hasa nk'ahageze umukuku urawurenga uhita umanuka. Salamu alaikum. Nizere ko atari ndi kubona. Vanessa cyo bita inzobe y'amavuta Namaze. umeze bite? Asiya ni kurajyana. Ntago soya nta bya mikoro nta bya kamera uyibona mikoro ba wirukanse rero umwana arize Ingizo birakureba. Ibyo birakureba. ntabwo ukigihorihori bantu nansuhuza navuye ahandi wabaga sanga ngo nyiri ibyondo n'iki n'iki Twaye nyine yamaye piriyaje ndagenda. ese uramuzi urimo kumubwira ngo sinzi hano uramuzi ntabwo ncumbikiye ncumbikiye muri iyi minsi. n'abandi bambwiraga ntaho ndabona amafaranga yo kugura igikara nk'icyanuzi zana umunwa bazakumene. Umwana ari arize kumesa nyine yagana icara. iyo wabonye nazo imikoro bunguruka Ari kukumera nyine yose. mvama niko nasibye mana nagira Nagize n'ubugori. Neza abantu. saribena no kubabona n'inzobe mwambaye fresheri kumbe mubayeho na Naje kunyurira. banje kureba umwana mwana ngo arwaye ibicurane ngo hajya ngo nicyo mu mutwe ni igiki Cyo muntu. cyo mu kutabwira bureze zo kumuvuza Ntukavuga iryo jambo mu matwi yanjye sibyo? namuhamagara ambwa ati umugore wanjye nagiye kumureba y'umukenda mubura Ngenzo nyere muri ya Breze. Nta cyamari. Hejuru y'umwana wanjye ririrwa nitaho ujya guhuranira neza. Wapi? ko wagira ko kugira ubushobozi bw'isoni nese tuno twenda tungane tw'ibiti twonyine ndetse nkamagariza kaza kanyura ikiganiro ndagusigira 1000 cy'amata Nayo nshaka. ntiwamenye sibyo nsigaye nkora hari fundraising y'abantu basigaye banyuze amafaranga yo gufasha abantu bababaye ababuze icyo kurya abantu bo ku muhanda nzabasura umisiga naratanga n'irayidi ushaka kuza kumfasha witwaje kamera nk'agakarito k'amata ngo ubone ko ngo abantu bose babone ko wamfashije si yakajya guhora kubitwa na fani babone ko yamujyaniye amata nese hari ukiri se yabretse sawa usigaye menyera undi hari ukiri umukobwa babaye umuntu ndakurangiye ubundi sarute simazi ndagusura uragenda nta muntu uzanye uransora iwawe se cyangwa aho abandi mu nzu se cyangwa hanze guteza umutekano mu nzu cyangwa hanze kumenya ko ngiye hano ncumbitse twazatara nta mpfura irimo Estian nongera kuvuga ubwo bugoryi ndakumena amusenze so umugore wanjye abonye n'umukunjomba intoki yawe nabwo ahubwo umugore wawe ubona yaje kunsora yabibona gute uko ngukoresha ibiganiro yasa nakuzi tenye umukobwa wangubise ngavanamo ipantaro akagoza akankubita ariko mwari babiri uno munsi ntabwo wanyifashe niko byararangiye ndakwereka nese ubaye umuntu akenda kumukubita ntabwo ari kumenya ngo uri kukubita ariko nawe ugiye nsesereza amani barasira myenda ariko imyenda yawe ngira kureba uje kunsura uje kunkontorora evugeraga rega abanyamakuru dutunzwe n'umuntu tangira kongera kunshubuza reka gufata base ka video kiki uri murapo wibeshye phone urayimena se warayungure uri Jamila se uri Kayite se abo niba wayikuguriye bakuguriye yindi aho yavuye nawe yabura abavandimwe aho yavuye ntabwo habura kubiye ariko sandi icyamamare nibabona mu barambere icyamamare na muri karitsiye barambe na kamera zanya ku buryo abantu bose na kamera zenguruka hose nuyibona nasigaye kunsuza ugatubeza imidugudu bambonye kunze ba Kigali niyuzi rero buretse gato nizere ko nta kamera wazanye nizere ko nta kamera wazanye uranyumva bava suza ari abantu
suhuza turaserera mani ntabwo ngenda gutya muri ibiganiro ariko ujya ubabara ujya umfasha no kwigira ibiganiro mani buretse uranyere ku mwana cyangwa uduterane ingumi imwe ebyiri buretse gato turabikora ariko umvira aha ngaha mbabarira nari ko ukiri umukobwa kizimye nyine kizimye wambwiye ko waje kunsura kizimye ntabwo nabiganira Esiya cyane nk'ubite ndafunze nta mwuka mfite bazanye mwana tukamureba umwuzukuru wa YouTube mani wambare ukavuga ni umwuzukuru wa YouTube namaze kuraho icyo kintu mani hano muge Breza nsange hano ntabwo uhita nkuniga noneho bya bindi wibyo uvugisha ngo guhita ntabwo nshaka ko Breza yizongera no kumenya Esiya ndakuhonda hoya mureke birukanga mana nakubwiye ngo bicunge wowe tu twakwiteguye mba nkubwiye nyine nta kibazo nazanye rizu zo kwirukanka azo myitozo twakoze wasuhuza abafana bacu hakuno uzakubita abagabo mpaka narya nganiriza abantu ereza bicunga ntabwo mbikunda maze umuzungu ntabwo mbikunda mani twe ahangaha atari mu rugo rwanjye ari ahantu nacumbitse hari umugore umbwiye ngo mugiye iwanjye ngo ndabyica yakunkubitira namuteye inzoga nyine samufasha mani wambure basuka kizimye reba metero arimo niba wamufata wazimije ugorora ngo nganiriza utareba mu basi tuzashyira igitagangurirwa mu maso yawe kugira ngo ntibakubone asiyasha ibintu biri kunkorera ibintu nkorera sara umutima mubi nese ushaka kugira ngo abantu bose yose imenye ubuzima mbayemo yakukanda inzu bashaka mu nzu yangahe oya jya guhita nkuremera mba mu nzu yangahe nubwo nanjye nta kintu ngira nyine ushobora kuzakodesha yangahe inaba inzu za 7 za 6 icyo ni icyaro cya danje tansi asiyasha usigaye ufite umurengo muri iyi minsi ubundi uri kuko arengwa mfite iki nishimiye yuko abakunzi bacu badukunda kandi mbahasho reba ikiraro cy'ikimagaze imbere ntugatukane kuratuka umusore nk'uriya yaza rebye nawe nahita kira Breza yashize kubwiye ko nkeneye abagabo ndabikubwiye byo bankoreye nabo nabibonye impamvu urimo guhishura umwana nyikubwira mwamaze Breze Madeba umwe muri bo ndamuhamagara mfatire telefone n'impano bampaye ndayimena basi mbabarira karumva ijwi rya Breze uryumvira iki ugiye kuryumvira he ndashaka mubwire aze hano nuva ngaho ugiye kuryumvira he ndashaka kumubaza se madamu wamenye ko bamwirukanye mu nzu ibyo se biramureba si umugabo se nakubyaje ntasanzwe nyishyurira inzu ugaraza aho kuyinyishyurira ntangurira amata y'umwana ntangurira imbuto nta mwenda ngurira uramubaza ngo bimare iki n'uwo madiba sinamuhe ese wajyaga kugira gutya utazabyirengera rimwe na rimwe ese ntabwo nkora mu bwonko rimwe na rimwe ntabwo nkora mu bwonko nakugize na si ubundi uretse nyine nakugize gute uretse gato nakugize gute ese mbabura urugendo biba biryoshye mani iyo ubyaye ni umugisha kubyara ni umugisha ariko mbabura urugendo reka kuneza abantu nyine reka kuneza abantu uri umusitari ugomba kubyihanganira nimba ari umuntu uri kuncumuza ukankora no mu bwonko nawe turashaka umwana basi nawe mbaye mwana wanjye arasinziriye utaza no kumukora aza koko warabyaye ubihinduka inzobe cyangwa wisiga amavuta namaze nawe nayisiga se ntabwo nyigurira niyo mpamvu nta mugabo wabana nawe mu nzu bamwicira nakubujije kunkura mu bwonko uri kunyumva nakubujije kunkura mu bwonko buretse nigendere nyine buretse nigendere ujya hehe hari se ni wawe basi nashaka kwihagarika basi hari tuwarete se ujye kwihagarika iwawe ntageraho n'inyari ni wamaze inyarira sohoke kano kanama se waretse mani ntabwo njye ndi umutananirwa ese wambabare kereka n'indwara wambabare ukagenda uraza kunkiza igikomere se gatewe nande wagize amahirwe urabyara abandi babuze abana cyara tuganira ariko se wahejeje zanana arya umwana wamwisene Breze Fani niko yitwa yitwa Uwase Breze hari n'umukobwa cyangwa umuhungu mbwira nigende ariko cyakuze se Jonel sesema mu buzima sima ngo ndiye ushaka ntarasuzugura kabye yaba wikodeshereza mba nageze mu nzu kamera wazarumena ubu waguze se
ni impano zose Niyikogoza. zose ni Niyikogoza. impano zose ni impano uzito Wafunze yambaye iyo kamera. yambaye ipantaro nimba wamufata nako ikabutura nimba wamufata aho kugira ngo umufate bafatanye kandi kwira hano muri karako hasi Ese agaruka garuka. se waretse Garuka ma baragenda. Mani waretse gutera stress aha. okay ngaho Aha ngaha si muri wanjye. kugira ngo wakurikure mu nzu byagenze Mani Amakuru. Nese nanga ushaka kwanyirukana. ariko reka nkubwire shaka gusanga Bureze atera umwaka Nanga Uzi ushaka impamvu? kwanyirukanisha. Fanny tayari bamusore mu nzu Oliva bavanye ngo iki ngwe n'umusore basagera ntituzagaruka hano Waba bamfashije. ngwe n'umusore so gukodeshereza Wamwirukanye basi. afite amabuno we abagabo bararya kajya kumwisubiza kajya kumwisubiza nyihera amakuru kajya kumwisubiza nyihera amakuru nawe yirutse muretse gato nawe hasi Ndakwinginze. kama we ngwino ngwara kanagiye ngwino umanuka icyari umanuka yanitse ngwino yanitse muretse ngwino ure shirora hiri uranyitsa sera hasi Wambabariye ukareka kuneza neza. Bureze harangwe ku munanu yishe manuka nkwereke rukarwe ndatesha gusa Manisho wagira ni mu gakora iki gikamyo. abantu muri toilette no yihishe baraye manuka rero tungo gato Nyama twumvikana. wabashizemo umutima mubi mami waje ushaka Mani ndacumbitse. sibyo musho Ndacumbitse ushaka ko naba bahanyirukana. turashize Ushaka ko bahanyirukana. haro papa bonero telefone ubu hano ni hehe mwabagenzi hatabame hataburugo abamashari ni hano gusa sore mwana kamubwira noneho rero uriya mugabo mbonye muri rangiza dore we aho agakobwa kabamo imbaraga Sisi wambari ukareka kunesha umutwe. Buni nzakugire ne. mama wiriwe mama wiriwe yanyina nabanyina nabo nyanyina n'abana ngiye mbasi sheri shishube mbasi ndashaka ka umwuzukuru wa YouTube Mani utahangurira. naje abandi uzatubaga umwana asanga isyaka nabameye urusika rutukura ariko muzavame bose muri fame y'abana siko nkunda abana ni umugisha abana ni umugisha we ndavuga kubera sincecekeye ndashaka ukuntu umwana ameze gute bakwirukanye bigenze bite maze gukora iminota 15 sakuzuza 25 cicike utahangurira umwana sibyo nta kibazo nicare hano ndangwino yicaye ajya baravuga ibyicaro rero sima uniceceka umwana adakanguka se yababimbwiye kare umwana mwiza atese hajya n'umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwa ndise akwiyana ariko se aho yumva imbere ubundi ibyo birakureba ubundi uje kumara icyanga muzanyibukana naramaje kujya i Burayi hari abantu bajya kuzanjyana i Burayi ko twaba tukuruhutse wenda twaba tukuruhutse rwose kure nawe ngiye hari icyo wahomba wakwiye kamera nicecekere mvuze nomero z'umuntu wagira ngo wagambanye ujya guhamagara abaye ari Bureze nakwicarana nawe ngo ki cyangwa Madiba abo bose uri kumbwira Madiba ntago nzibagirwa show Madiba yampasha Madiba n'amasho ariko na Bureze ubundi mbona wakubita yakwica mama yambanye ivata mu kanwa wowe uragira ngo ndakina ko mubuze sha ko mubuze abakuru cye Kigali News 250 kimwe ku kindi nimba ushaka ko tuganira vana kamera tuganire kuganira abafana bose barayiguze sikambuze nomero za Bureze kandi uzize mu mutwe yewe baranzize ntabwo nahita nziforoma nzabahuza wallahi umbwire bimwe na bimwe Bureze yise umwana yamwise nde cyangwa Madiba agize gute amwita yari ahari azamwita kuze niryo zina mwise sha Bureze ndazibuze kandi namwise nkanyina
ntabwo ari ngombwa ngo ngwite ese ko wambaye ibirenge bagiye kwangwa n'inkweto barazibye ese birakureba undi ushinzwe iki uraho se manzi yamwiza aho yaraye hose yarari dusogise umugore umwe ariko reka nkubwire nubwo mama muri abasitari mwambayeho nabi ugasanga abarungu barabafana nta n'ikintu babamariye nimba nanjye bamaviyuzi kandi baranankunda baranansengera kandi nuza bibatisa ngundi ibiganiro byawe ndakuremeye niba ushaka ko twumvikana nyine tuganira tukuraho iriya kamera mukuru wese umwana wanjye atangiye kuvuga agira haje umukangure yambwira nkavuga gaho ariko mwana kamubwira ariko uranye n'inzu hari umwana mwiza ahubwo sinzi ukuntu byagenze wa mugabo hahandi wakodeshaga ari umwana mwiza size impamvu yakwirukanye ndabizi ko ari umwana mwiza kana karimo kararira mwana kumuzana umwonsi ese mani ntukazabifata ibibazo umuntu aba yifitiye unayize ujya kumubitiraho n'ibyawe reka ngugire inama uzicuruza kugira ngo ubone amafaranga kwishyura ngenda yo kwicuruza kimwe hari ibigabo by'ibirofa bijya kugura abakobwa urumva ushaka ko njya kwicuruza kugira ngo ubone amafaranga ntabwo wakiba ntiwanaroga nta nubwo ari byo byiza niwiba tuzagufata isasu njyewe fani njye kwicuruza kugira ngo mbone kabera ati na polisi y'igihugu ubona ahantu hari igisambo utunga urutoki tugifate mujya mutanga amakuru mudukurikiye mubona ahantu hari igisambo tanga amakuru polisi y'igihugu biri tayari ushaka ko njya kugira uti ese wowe kuri kundeba wajya umuhagaze imbere wajya buri kuri sajya kujya umutera bari baramenyere wa mujama ubu ngubu arirukanka ni nk'isasu umva ese yatwumvikane basi mama nyera makuru nigendera mama wowe nyine kuraho yakuntu twashingeresha abana barankunda abahumye bankunda pana umwana w'umukobwa muto kuraho kamera musuza wa mama wanyu sibyo mani wakora musuza wa mama wanyu sibyo mani wakora icyo kintu saba iki hayi kamane se ibintu by'inkorera mani ntabwo ari fresh ibintu binarabirambiwe nanabihaze none ibintu uzi ikintu cyambabaje iyo nsanga urimo kwimuka nkari amatero ryamone zishuka yorose nicyo naraje barambwa ati yagiye ikigara basigaye bimuka kumanywa kuko nyinje bajya ngo igisambo kagufata niyo mahirwe bagize singigenda naye nijoro iyo budacumbitse hano baningiye mu nzu kare singinagenda nijoro n'ibyo bitindeho nihe nyungu akwe muri YouTube yihe se sibye kubibamo nesha umutwe oya nihe nyungu nyine inyungu ufata yihe nese umwana ufite amuvanye he arase namukuye kuri YouTube muri YouTube twakundanye ariko bisanzwe dushatswe twanabire aboreza se ninzamo ngo nashingiye abantu bamwe bagura amamodoka abandi bagura amasambu abandi bagura ibiki Madiba ntabwo wari nsangana nawe Madiba kubise amasaha birarigendera Blaise murakomeza ntabwo nari nsangana nawe se ariko ndi twita jo ni Madiba waramushije Madiba muje ko aharagura moto ara mu biryo nawe nagira ngo uvuge ngo nuwawe ntabyo mvuze umwana ese mva kugerekeraho abana nk'ijana sinyambyara mu gasozi ngewe umugore wanjye n'umwe rero hamahama umwana ntabwo bikureba bagira icyo abagore abaki bikureba abana so umugize nawe yigujya gutera inda abagore b'abandi bande man urancumuza mbabaro kuri iyo manenda abagore b'abandi manaraguteye we nasanze yatihira we kiriye ku mani kurakana gutukana ariko urashaka kumutera umujyana muri metero 100 ese ni wowe umenyera no menyera wo kuraho kameramani tuganira bizima nk'abantu bakuru nimba waje kunsura tuganira ariko utashyizeho kamera ayerekeza hariya nayizimye none yizimye kaza yizimye none mubwire n'icyo n'iki mikoro ugikureho kimwe nyakoreho rebe kwizimye ya byose nabijimisha aha icyo ushaka none iki kuki waje gucumbika hano hajya ni kamabuye ese yashaka urancumuza hameze gikamera cya mwana ugeze wakijimije igihe nhagarara kuki baje gukodesha kamabuye njye ntabwo nkodesha hano waje kwaba gute ndacumbitse uno muntu ucumbitse umufana iki umushuti wanjye gusa nshuti gusa kandi afite n'umugabo
rero niyo mpamvu nashaka rwa serera ubwo uwo mugabo ubamo hano afite abagore babiri agenda umugore wese hano ncumbi mbese wahaje suri mushiki w'umugabo suri mubyara w'umugabo suri na mukuru w'umugore cyangwa se na mumunawe we ni umushuti wawe biryoha rero bisangira aho isize ko unyekeranya n'ibindi ubwo urumva nakwifata inshuti yanjye nkajya guterekana n'umugabo wawe inshuti zo ziracyabaho inshuti nimba ari ukubitekereza warabyibagiwe inshuti nimba ari ukubitekereza warabyibagiwe uzara umujyamo mu rugo ngaza kugusura icyumweru kimwe akaza icya kabiri icya gatatu akakurongorera umugore ntabwo ariko ndimo muri abo ngabo n'umugabo wa hano rero nimba agutunze muri ino nzu umugore najya kuri botike ya kure ntabwo ariko bimeze no kanekereza gutya siya mwese ko wamenyera abagabo benshi bangaye siya bangaye Madiba na Blaise abo ni benshi Madiba ni ex wanjye Blaise ni papa w'umwana wanjye kandi nawe ubwo ngubu tuvugana ntabwo ari umugabo wanjye njye nditsindwa ninde wamuha igikomere gikomere bwoko ugize ko icyo mfite gihagije ntabwo kiriho mu rugo naza nkubwira ngo ni ihinyurwa avuye muri YouTube wa mugani ni umwana hari iyindi se ntabwo waserera nirigwamo sizi ni inyungu si ibyo se nakubwiraga nawe se biba bikaze umwana ese Blaise amwisinde yatakiri siyorere mani ejo bundi baranize barayinyaka nese uha amakuru kabera aho bakunigiye nomero za polisi abatazizi nzazibaye Shabahamagaza ku 112 kuhamagaza iki telefone bayitwara uhamagara n'ubona gutira telefone ugahamagara nyine kuhamagaza iki bakunigiye he ndi gutaha saa 2 ahagana kwigirira kuri umuhanda hakurya umuhanda hakurya hari ku mumena umwana kuzamu cyumbati haba ibisambo by'amanywa nijoro urumva ari he handi bagera nanza amakuru nacyo cyatumye bagira nanza amakuru imanuka no ku kamoto moto se n'abamotari se n'abanyana basigaye ari abajura aragujyana gutera gwakajwe igangiza ukagira cyangwa bati mota nomero zawe ni kangahe nkoze kuri mobile man agateshi kuri anagiye kuko kasike nimba ukiyambaye agatwara telefone mu jana kasike ni 5 hita yakugura yindi mani nje nyine nayi ntashye nivure kwizunguriza mani kandi icyo gihe nari nahiza amafaranga y'inzu aho bwavaga bukaba nayi nyacyuye yazati ndatara uko nyabonye mani yari nekeye n'umwana tumbonye birabimeserero n'umwana wanjye akabyangirikiramo genda bahereza kuko bari batatu bari bafite ibyuma rero ntabwo ari kugira ngo bamupfutse ubuzima ngo ni telefone we n'amafaranga niyo mpamvu bashije ukwezi ntarishyura nyir'ibyondo tugaserera amapiriyave ikarangira ntarambona amafaranga yo kwishyura nyine ubuzima ufite hano cyangwa igihe ufite hano cyo kuba uhari n'ibyo kingana iki uzahava byagenze bamaye iminsi mikeya hano se gusa nyine ntabwo nabarenganya gusa ndi guhiga amafaranga nyine ngo njye gukodesha njye gusubira gukodesha siko byari byanze wagira ngo mbigenze gute ase mu bagabo babiri sefa tuvugisha ukuri habuze umwe uvuga ati mu bibi no mu byiza reka tubanemo ese muri bara bose n'ubundi hari ubibeshejeho nyakurirwa ndushye umuntu none se nibo batunze uko bitunze aho ku muntu wayifashe akajya kundogesha ngo kuyamukunde urumva najya kumubwira ngo naza ngo agire uti cyangwa uriya yarakurugesheje koko nibyo uko yazanye muganga se yarayoboye ibyo yakoze muganga yamuzanye atazi ko yameze ntabwo nzi mba mbibona gutyo nk'uko mbona ibindi ntabwo mbizi kanisha umutwe okay ndagutumye mu kirori cyanjye na Fatuma rero ejo bundi mfite isabukuru y'imyaka 17 mbana n'umugore nzazanamo iki nzaza nifite uzafurira umuntu nzanira make nk'umuntu twabanye neza uzanira make nabuze nawe gukodesha ariko si wagiye ushyira mu n'igihumbi nzacyemera nzacyohereza kuri phone ntabwo nzaza yate n'umushaka kuzazamo namwe twagufataga amajwi aragushutse batwega ngo twabizimije tubizimye se uradukoresha tubizimye uradukoresha se wese uradukoresha cyangwa uzi kugira ubwenge wenyine abakurikiye Kigali niyo ubuzima gari 50 system y'akazi buryo yanze ushakisha n'iyindi nese ugiye guhinga ugeze mu murima ngo guhinga ngo birakunaniye ngo cyarwaye sereri hinga nushaka upfire ku kazi
nitwa Cekecu isi akaba ari dukina n'abana ukina abanyana twe twasuye Fani yego abayeho nabi yegameze ukundi kuntu ariko byari ngombwa kumenya ngo ubuzima bayeho nubuhe buzima reka zamushaka nyuma cy'ikiganiro nganire nawe na Bureze nk'umugabo wateye inda akabyara umugore akarimo kwangara amara ikifani cyangwa azakora iki kuri kamera no kubanarize twanye tuhure mu bindi biganiro